muzi ko ari abagore muri iki gihe hagera igihe cyo kubyara akavuga ngo ntabwo ndi bwemere ko mbyara mu buryo busanzwe kubera ko sexe yanjye ishobora kwangirika, agahitamo ko bamukorera cesarienne nta kindi kibazo afite, ashaka ngo sexe izaguma imeze neza. Hari kuba umugore inyuma no kuba umugore mu mutima. Hari igihe umuntu aba ari umugore ku mubiri, umutima ari umugabo. Umutima ari umugabo. Nubwo mbivuze mu gwenya mw'abantu mwe, mu kuganduka nyine navuze ndashaka kuvugamo amagambo atatu. Ijya mbere, kuganduka bitandukanye no gutanga service. Iri jambo ntimwumva ko ndivuze mu buryo bworoshe. Isi iri gukora ibishoboka byose kugira ngo iririmbure. Mbabwire gutese, muzi ko tugeze igihe hari ababyeyi babyara bakanga konsa kugira ngo amabere yabo akomeze abe. Noneho tekereza kuba uri inshuti n'abantu umwe, babiri cyangwa batatu, ukuntu wambara mu myaka 20 ishize n'ubu akaba ari kucambara. Aho intebe zarebaga muri salo n'ubu niho zikireba. Nta kintu wize cyakungura urugo rwawe. Amastati yose urayareba. Urumva wazatera imbere ryari? Ntushobora gusenga iminota 30 ngo usengere abana bawe n'urugo rwawe. None se ubwo urumva kumarira umwanya mu biturangaza. Mperuka gutekereza nsanga ahantu twashatse cyangwa aho twashatswe, Imana dutumye nk'aba missionnaire. Abantu benshi bikundira iminsi mikuru, aho bakoze anniversaire hose abariyo, utuntu nka bene utwo nyene turimo kwifotoza, turimo. Ariko iyo tumara umwanya dukwiye kumenya ko mu isi tuhafite igihe tutagomba kurenza kandi tugomba gukoresha neza. Twebwe mu rugo ntabwo tumenya ko igihe kibi kizaza. Uyu munsi ushobora kuba ufite akazi, iyo umuntu yavuye mu mwanya we ntiyitaho ngo amenye igihe cyo kuruhuka, yite ku marangamutima ye, ntabasha kwikunda, hanyuma bikangiza ubuzima bwe. Kandi ibyo bintu byose, ayo makosa ayakora mu izina ryo kwihangana. Niyo mpamvu uzabona bavuga amagambo menshi, kubera ko ubwonko buba bwarananiwe birenze. Nutamenya kwiyitaho, wowe nutamenya kwiyitaho ngo uruhuke, amarangamutima yawe yakomeretse uyasohore, wakira ihumure ry'Imana, bizagusazisha nabi. Uzamera imvi hataragera, ibintu byose uzabyibagirwa. Tugifate nk'ikidomoro cy'amazi cyangwa tanka. Hano hacometseho umugabo, hacometseho abana, hacometseho ubuzima, hacometseho bene wabo, umuryango mugari hacometseho. Byose bivoma hano. Aya mazi azagumamora. Benshi bakora ibyaha kubera bya bibazo navuze haruguru banyuzemo bitigeze bikemuka, ukazisanga usigaye. Ndashaka kubabwira ibintu 20 bigaragaza ko umugore yavuye mu mwanya we. Kandi uwo ngiye kuvuga ntimugire ngo nuwo hanze, ndashaka kuvuga nuwo mu rusengero. Icyambere, nusukira icyayi umugabo, uzahakikishe ko gikoze ku bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Icyayi usutse kuko uri umugore gusa. Njye bantanze kimwe mu 10, mfite imyaka 13, njya kubana n'abamisiyoneri. Bari abagabo. Umugabo udaheruka gukora sex. Noneho abo bagabo babaga bamaze imyaka nk'ibiri 3 badaheruka iwabo. None bagatangira kumbwira, uhora usasa ibintu bimwe, ubwo ibindi nari mbizi narabikuye. Yaba yariye igishimbo kitameze neza akazantuka nk'imizi. Kandi sinagiye kuba umukozi, ndi icacumi. Noneho niga ubwenge, mpitangira gusenga, mbwira Imana, Mana ko hano ngiye kuhaburira ubugingo, kandi uzi ikintu nize. Nyene kibica mukora ibintu bitambika gusa, kandi ibintu bitambika bihinduka amayinazi gukuramo. Uzajya ubone hari ikintu kigukuramo hagati yawe n'umugabo wavunitse, ibitunguru byakuriye mu maso, uyu ananirwe kubishima kubera iki. Mbibutse ko abagabo
nagira ngo mbibutse ko abagabo iyo uhora umusubiriramo ibyo atabashije ushobora gushiduka abaye ikiremba. Mwabadamu nimushaka n'ibindi navuze ni mu byibagirwa musigarane ikintu kimwe. Turi kwiga ku kuganduka no gukunda. Abefeso 5:22 aravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari we mutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni we mukiza wayo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, abariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Amen. Bagandukira abagabo babo muri byose. Ijambo rya mbere rero nifuza ko tuganira. Bibiliya yatangiye ivuga ngo bagore. Hano nta bagabo bajemo usibye mwese muri abagore. Ari ukuba umugore inyuma no kuba umugore mu mutima. Hari igihe umuntu aba ari umugore ku mubiri, umutima ari umugabo. Umutima ari umugabo. Nubwo mbivuze mu gwenya mw'abantu mwe, nagira ngo mbabwire ko reka tubanze turebe igisobanuro cyo kuganduka. Kuri mwe kuganduka ni iki? Ni ikihe gisobanuro cyo kuganduka? Ndashaka abantu nka batatu, buri wese atubwire uko yiyumva igisobanuro cyo kuganduka. Bakubajije kuganduka mu ijambo rimwe wavuga ko ari iki? Nje numva kuganduka ari uguca bugufi. Yego. Kuganduka no kubaha. Shaka undi. Kuganduka no kubaha, kumvira, guca bugufi. Wow. Mu ntiza amashitu yabahe. Abadamu benshi ntibazi gutandukanya kuganduka no gutanga serivisi cyangwa gukorera abandi. Gukorera abandi cyangwa se gukorera umugabo wawe harimo gusasa, harimo guteka, harimo kwita ku bya bindi byose. Ibyo bintu ni byiza kuba ubikora, ariko si cyo gisobanuro cyo kuganduka. Kuganduka ni bya bindi batubwiye wongeyeho kumenya ko hejuru yawe hariho ubutware. Kuganduka tugandukira ubutware. Kristo muremera ko ari umutware. Kristo ni umutware, tugomba kugandukira ubutware. Mu kuganduka nyine navuzemo ndashaka kuvugamo amagambo atatu. Ijya mbere, kuganduka bitandukanye no gutanga serivisi. Kubera ko n'abatabana n'abagore babo cyangwa se abatarashaka nabo barajya, barambara, bafite imyenda ifuze. Ni ukuvuga ngo iyo serivisi ashobora kuyihabwa n'undi muntu. Icya kabiri ni ukumenya ubutware. Hanyuma ikindi ni igihe mutavuze rumwe ku kintu, hanyuma ukamuhinda ya bukuru kuko ari we mutware w'urugo. Ni igihe mutumvikanye ku kintu, kugira ngo bizane gutandukana k'urugo, ukavuga ati ni wowe mutware w'urugo. Ushobora kubaha ubwo butware. Ushobora ego. Yani ni ukuyoboka nubwo waba utabyumva neza. Nese kambabaza. Ubu Yesu amasezerano yose yabahaye yari yasohoje koko. Mungize ukuri. Nese mwaretse gutura. Mwaretse kubaka urusengero. Mwaretse kuza mu nzu y'Imana. Mwaretse kuririmba. Kandi ibyo yabasezeraniye byose ntarabisohoza. Yani ni nkaho wavuga ngo nubwo ntabyumva ariko ngufitiye icizere. Niko tubana na Kristo. Iyo bitagenze gutyo uhita wigomeka.
bavuga ngo sinzongera no kuririmba no kumukorera ntaco byamariye, naramukurikiye ntiyansubije. Ukabaho ufite amakimbirane nawe mu mutima. Yani kubera ko muzi impamvu natinze kuri iki gisobanuro. Ikintu gikomeye wahaye umugabo wawe, wafashe ubuzima bwawe bwose n'amashuri wize n'iwanyu n'uburere baguhaye n'ibintu byose, urabiterura ubushira mu maboko ye. Yego cyangwa oya? Nico gituma umuntu azasiga se. None niba waramuhaye ubuzima bwawe bwose ntacu usize, ukabushira mu maboko ye, ariko ejo nzabaza abagabo impamvu umuntu ashobora gushira ubuzima bwe mu maboko yawe ugahita ubufunyanga, ugahita ubutesha agaciro. Ejo nzabibabaza, muzanyibutse. No, ikintu c'agaciro wari ufite byari ubuzima bwawe. None niba warazanye ubuzima bwawe ukabushira mu maboko ye, amafaranga gusa ibihumbi bike mutumvikanyeho niyo mushobora gupfa bikazana gutandukana. Oya. Hanyuma rero ikintu cyambere nshaka ko duheraho ni ukwemera kuba umugore. Kwemera kuba umugore. Iri jambo ntimwumva ko ndivuze mu buryo bworoshe. Isi iri gukora ibishoboka byose kugira ngo iririmbure. Isi irimo kuturemera abantu batari abagabo, batari n'abagore. Yani umugore barashaka barimo gukora umugore utameze nk'Imana yashakaga. Kandi ikibabaje, bene data bari kubyemera. Bari kubyemera kuva mu mwanya wabo, gutakaza kuba umugore, bakaba uw'isi ishaka kurema. Ariko nutakaza indangagaciro zawe, nutakaza ugomba kubaho, uzabaho utari nze mbabwire gutese. Muzi ko ari abagore muri iki gihe hagera igihe cyo kubyara akavuga ngo ntabwo ndi bwemere ko mbyara mu buryo busanzwe kubera ko sex yanjye ishobora kwangirika. Agahitamo ko bamukorera cesarienne nta kindi kibazo afite, ashaka ngo sex ye izagume imeze neza. Muzi ko tugeze igihe hari ababyeyi babyara bakanga konsa kugira ngo amabere yabo akomeze abe. Murumva iyo mitekerereze aho igeze? Muzi ko ari umukobwa ushaka uyu munsi akavuga ngo buriya ngo urebye nko ku mugabo wanjye w'icumi. Tekereza kubana aho Bibiliya ivuga karamata, umuntu akubaka ateganya gusenya inshuro 10. Mu gihe Imana yavuze akaramata, umuntu akabana n'undi agiye nko kugerageza, akavuga ati ni amezi 6, hanyuma amezi 6 nitubona yemeye tuzongeraho umwaka, nitubona byemeye tuzakora 2. Yani isi iriho irarimbura. Iyo Bibiliya ivuze ngo bagore, nuko izi ko hazagera igihe abantu bakava mu mwanya wabo, bakaba batakiri abagore. Iyo urebye feminisme, yego umudamu yararenganye, ndabyemera, ndemeranywa n'umutima wanjye ko yarenganye, ariko barimo kugerageza si ukumurenganura gusa, ahubwo bashaka kumurenza aho yakagombye kuba agarukira. Icyo gihe rero ntabwo hazaba hakiri kuganduka. Ndashaka kubabwira ibintu 20 bigaragaza ko umugore yavuye mu mwanya we. Kandi uwo ngiye kuvuga ntimugire ngo nuwo hanze, ndashaka kuvuga nuwo mu rusengero. Icyambere, iyo umugore yavuye mu mwanya we, umwanya Imana yamushizemo, ubaho ubuzima budafite intumbero, budafite intego, utaza ahuva naho ujya. Byanditse mu Migani 29 umurongo wa 18. Aho guhishurirwa kutari, abantu bigira ibyigenge,
ariko ukomeza amategeko abahigwa. Iyo wavuye mu mwanya wawe nk'umugore ubaho ubuzima budafite intego, ukabaho utazi aho uva n'aho ujya. Hanyuma Imigani 29:18, aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge. Mumbwize ukuri, mu bantu muzinanye nta bagore b'ibyigenge mujya mubonamo? Ntabwo mvuze mwebwe, mwe murakijijwe. Aho guhishurirwa kutari, aho umuntu abaho adafite ihishurirwa, abaho ari icigenge. Cyo ni icambere. Icya kabiri, iyo umuntu yavuye mu mwanya we Imana imushakamo, agira inshuti mbi zitamufasha gukura mu mwuka, zitamuha ibitekerezo bizima ngo abashe gutera imbere. Iyo wavuye mu mwanya wawe ugira inshuti mbi zitagufasha gukura mu mwuka, zitaguha ibitekerezo bizima, zitagufasha gutera imbere. Noneho tekereza kuba uri inshuti n'abantu 1, 2 cyangwa 3, ukuntu wambara mu myaka 20 ishize n'ubu akaba ari kucambara. Aho intebe zarebaga muri saro n'ubu niho zikireba. Aho igitanda careba mu myaka 10 wubatse urugo n'ubu niho kikireba. Ukuntu watekaga mu myaka 10 ishize n'ubu ni kugiteka. Mu by'ukuri tuvuge ko hari igitekerezo kizima wungutse. Mbabwire ko uzi ko na YouTube ushoboye kumenya icyo ushaka ugishakaho. Uzi ko wamenya guteka nko muri hoteli. Uzi gutegura ku meza. YouTube kubyigisha. Ukamenya kandi mwibuke ko abagabo intege nke zacu ni ibyo tureba. Mu gihe intege nke z'abadamu ari byo bumva. Abagabo ntabwo bigoye kubabesha. Uhindura utuntu gusa twata. Uno munsi ugashara gasa gutya, ejo tukaba ducuritse, ejo tukaba, ariko iyo udafite inshuti nzima ntabwo bigufasha gukura. None nagira ngo mbabaze, mu myaka umaze ukijijwe mu mwuka warakuze? Nahoze ntera urwenya abantu twari tubonye abantu bari guhanura mu rusengero. Noneho hari ukuntu babanza gukubita amashi gutya hanyuma bakikunkumura. Noneho ugasanga mu myaka 20 ishize nuko yabigenzaga. N'uyu munsi niko akibigenza, ukibaza uyu muntu yarakuze koko. Ubwo bivuze niba warakuze mu mwuka, niba kera Imana yakwereka usinziriye, ukwiye kubugira yere kureba noneho. Ukaba warakuze mu mpano yawe. Inshuti ufite nizigufasha gukura mu mwuka. Hari ibitekerezo bizima wunguka, bishasha wunguka. Hanyuma iyo wirebye ubona warateye imbere. Byanditse mu Bakorinto ba mbere 15:33. Ntimuyobe kwifatanya n'ababikonona ingeso nziza. Cya gatatu, kumarira umwanya mu by'isi birangaza. Imbuga nkoranyambaga, WhatsApp, iminsi mikuru bikagutwara umwanya munini kuruta uwuha Imana. Kumarira umwanya mu by'isi birangaza, urugero WhatsApp, imbuga nkoranyambaga, iminsi mikuru bikagutwara umwanya munini kuruta uwuha Imana. Reka mbaho urugero. Ntimurebe uko tungana uku. Iyo mutanga itangazo ko uyu munsi hari bube hari buffet y'ibyo kurya, sibyo? Mutekereza ko tuba tungana gutya? Twari kuba twuzuye no hanze. Ubu ntituri iyi saha tuvuze ngo 12:00 muze guhura dusangire, ntabwo twababona.
ariko mubabwiye ngo muze guhura dusenge wababona? Mureke twibwize ukuri. Hanyuma murebe hano kuri abantu bafite smartphone, ushobora kureba umwanya wose wamaze ureba kuri screen yawe. Telefone irabikwereka. Ushobora kumenya umwanya wose wamaze ureba hano, kandi nibyo wasuye nabyo telefone irabikwereka. Noneho biratangaje kuba ushobora kureba kuri screen yawe amasaha 6 ku munsi, amasaha 4 ku munsi. Yani igihe cyose wafunguye ekara yawe ukarebaho, telefone irabyarojistra, irabibika. None dufate iyo usomye Bibiliya iminota 30 ku munsi, uyisoma mu mwaka umwe. Iyo ukoresheje isaha imwe uyisoma mu mwaka na mu mezi 6, ntiwasomye Bibiliya. Nta kintu wize cyakungura urugo rwawe. Amastati yose urayareba. Ubwo urumva wazatera imbere ryari? Ntushobora gusenga iminota 30 ngo usengere abana bawe n'urugo rwawe. None se ubwo urumva kumarira umwanya mu biturangaza bishobora gutuma tugera ku bintu byinshi. Yohana wa mbere 15:17 haravuga ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda data wa twese ntikuba muri we. Yohana wa mbere 15:17. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda data wa twese ntikuba muri we. Abantu benshi bikundira iminsi mikuru, aho bakoze anniversaire hose abariyo, utuntu nka bene utwo nyene turimo kwifotoza, turimo. Ariko iyo tumara umwanya dukwiye kumenya ko mu isi tuhafite igihe tutagomba kurenza kandi tugomba gukoresha neza. Ishakane guhora wumva ko ibyo wari gukora none uzabikora ejo, ukabaho nta discipline, ntushire imbaraga mu bintu bikomeye nko gusenga n'ibindi. Guhora wumva ibyo wari gukora uyu munsi uzabikora ejo, ukavuga ati ariko n'ejo nzaba nsenga, yewe ariko n'ejo nzaba nkora isuku, ariko n'ejo nzaba nduhuka, ejo mbese ntumenye ngo ubuzima bupanze gute. Guhora usubika ibintu wari gukora ukumva uzabikora ejo ntabwo ari umuco mwiza. Ubundi discipline ni iki? Ni ikintu wihaye, consistency, ukavuga ngo uyu munsi ndakora ibi nejo, kandi ukabikurikiranya udasibye. Niba wihaye gahunda, hari igihe umuntu aba afite yenda intege nke mu gusenga, ukwiye kwiha gahunda ugakora nk'iminsi 90. Donc iyo saha utayihinduye bigera igihe bigafata bigahinduka wowe. Nivuze ngo nzajya mbyuka, hari igihe abantu bagira ingeso yo kuryamira, ukavuga ngo nzajya mbyuka saa 11, ugashiramwo reveil igahora ikubyutsa saa 11, bizagera igihe bihinduke ubuzima. Kubera ko ikintu ukoze iminsi 21 gihinduka akamenyero, iyo ugikoze iminsi 90 gihinduka wowe. Rero guhora wumva ibyo wari gukora uyu munsi uzabikora ejo ntabwo ari umuco mwiza. Dukwiye guhora dufite discipline mu byo dukora, kandi tugashira imbaraga mu gukora ibintu bikomeye. Byanditse mu Migani 6 wa 6 tugeza ku murongo wa 8. Hanavuga ngo wa munyabute we, sanga ikimonyo witegereze uko kigenza, kandi ugira ubwenge. Ntabwo kigira umutware, ariko kimenya ko izuba rizava kigahunika. Ubu twe iwacu turi mu gihe cy'izuba ryinshi, nta kimonyo wabona hejuru. Biba byaramanutse ahantu byihishe izuba, kandi birimo kujya ibyo byahunitse. Iyo izuba rirangiye bigaruka byarabyibushe, bifite n'amababa, bona bimeze neza cyane kubera ko byarahunitse. Twebwe mu rugo ntabwo tumenya ko igihe kibi kizaza. Uyu munsi ushobora kuba ufite akazi, ejo ugatungurwa n'ubushomeri. Uyu munsi ushobora kuba uri muzima, ejo ugatungurwa n'ubugwayi.
uyu munsi ushobora kuba nta kibazo uri mu mwuka cyane, ejo intege nke zikaza. Ikibazo warahunitse. Mu gihe wari ufite umwanya ntuhora ubisubika ngo nzabikora ejo, kandi ibyo usubika ushaka kuvuga ko uzakora ejo ni ukwishuka, ahubwo ukwiye kuba warahunitse. Abasirikare mu gihe cy'amahoro nico gihe bakora amakosi aremereye, nico gihe bagura intwaro, ukagira ngo bitegura nk'aho bazategwa ejo, kandi nta kibazo gihari. Nyamara abarokore mu gihe cyiza nico gihe cyo kwirara mu bice bivuze, nico gihe cyo kwirara. Dukwiye kumenya ko ibyo tuzakora ejo ibyo twagomba gukora uyu munsi tudakwiye kubishira ejo, kandi ukitoza gukora ibintu bikomeye. Hanyuma cya gatanu, iyo umuntu yavuye mu mwanya we ntabasha kwiyitaho ngo amenye igihe cyo kuruhuka, yite ku marangamutima ye ngo yikunde, hanyuma bikangiza ubuzima bwe mu izina ryo kwihangana. Reka nsubiremo. Iyo umuntu yavuye mu mwanya we ntiyitaho ngo amenye igihe cyo kuruhuka, yite ku marangamutima ye, ntabasha kwikunda, hanyuma bikangiza ubuzima bwe. Kandi ibyo bintu byose, ayo makosa ayakora mu izina ryo kwihangana. Noneho abandika mube muretse murebe hano mbabwire. Abahanga bavuga ko iyo umuntu atwise umwana umwe amezi 9 ukabyara, uba ufite umunaniro ungana no kwiruka ibirometero 2000 udahagaze. Hajya wabyaye bangahe? Noneho fata umuruho w'amezi 9 ungana no kwiruka ibirometero 2000 udahagaze kube n'abana wabyaye. Hanyuma ayo mezi 9 uyagerekeho imyaka 2 udasinzira neza, buri masaha ubyuka konsa. Uwo muntu aba ameze ate? Abagore benshi barasaze. Niyo mpamvu uzabona bavuga amagambo menshi, kubera ko ubwonko buba bwarananiwe birenze. Fata umuruho w'amezi 9 ugerekeho imyaka 2, uhita ukuba n'abana wabyaye, umenye niba ugifite ubuzima. Uwo muntu afite umuruho w'abana 6 yabyaye atigeze aruhuka. Hanyuma uhita ugerekaho ibintu byinshi ukorera icyarimwe, kandi byose bidashobora kuzura. Nutamenya kwiyitaho ngo uruhuke, amarangamutima yawe yakomeretse uyasohore, wakira ihumure ry'Imana, bizagusazisha nabi. Uzamera imvi hataragera, ibintu byose uzajya ubyibagirwa, uzajya wumva hano wikoreye nk'ibiro 50, hanyuma uruti rw'umugongo ruzakujya, hanyuma uzagwara igifu bitunguranye, uzajya uryama urote nabi, ujya urota ibintu bibi gusa. Rimwe na rimwe uzajya wumva utishimye, habe na buhoro. Iyo umuntu avuye mu mwanya we rero, nagira ngo ndiho ndavuga byanditse mu Bakorinto ba mbere 6:19. Haravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Niba ushaka kuzakomeza kubaho no gukora ibintu bikomeye, ukwiye kumenya kwiyitaho, ukamenya igihe cyo kuruhuka, ukagira discipline ku masaha uryamira, ukamenya gusohora amarangamutima yakomeretse, ukakira ihumure, ukamenya kwikunda. Kubera ko amakosa dukora tuyakora mu izina ryo kwihangana, ukagira ngo urihanganye kumva uriho urapfa. Ega gupfa ni muri Roranti ni gake gake. Ntabwo upfa ijoro rimwe, upfa gake gake ukazashituka upfuye. Uzi nupfa hazahomba abana bawe gusa. Icya 6,
kubaho mu bwoba. Iyo umuntu yavuye mu mwanya we abaho mu bwoba no gushidikanya, bigatuma ananirwa gutangira ikintu gisha kuko yumva ko atari bukibashe. Kubaho mu bwoba no gushidikanya bigatuma utigera utekereza gutangira ikintu gisha kuko wumva ko utari bubibashe. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2:7 haravuga ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba ahubwo yaduhaye w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Nta bantu murabona babaho mu bwoba kubera iki? Bamubwiye ko ntacyo ashoboye, barabamubwira ko ateka nabi, bamubwiye ko atari mwiza, bamubwiye ko abandi babikora neza kumurusha, bigatuma ahora mu bwoba no gushidikanya. Kavuga ati se ndateka se mama barabishobora, nimugerageze ntituzi ko muri bo bibashe. Kandi ubikora neza ahubwo ni mugenzi wawe ni mugenzi wawe yaguhemukiye. Ni umwanya niko dufite ni kungana ariko nta kibazo, hari biri live muraza kubikurikira. Kubaho mu bwoba no gushidikanya bigatuma utigera utekereza gutangira ikintu gisha kuko wumva ko utari bubibashe. Kandi uri umunyambaraga, warize, uzi gushira ibintu ku murongo, ariko ukajya kuko gusa bakubwiye ibyo utabashije ngo warumva ko utari bubibashe. Ishaka 7, abantu benshi bafite ibikomere. Iyo umuntu yavuye mu mwanya we agira umutima ukomeretse, bikamunanira kubabarira, hanyuma agatakaza amahoro no kubana neza n'abandi. Abefeso 4:31 haravuga ngo gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa byose bibavemo, mugirirane neza, mugirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Abantu benshi bafite imitima ikomeretse, bafite abantu bananiwe kubabarira, ibyo bituma batakaza amahoro no kubana neza n'abandi. Reka mbahe urugero mwakumva. Ibikomere byinshi bitsikamiye abadamu nibyo bahuye nabyo mu rugo. Reka mpere ku gikomere nzakigarukaho ejo nimbyibuka. Bakurambagiza hano turi kumwe n'abantu bakuru batarambagijwe bisanze, ariko abari hano barambagijwe. Iyo umuntu akurambagiza, abagabo dufite ukuntu dukora ku buryo tukwemeza. Nta muntu mwiza ku isi nk'umugabo ari kurambagiza, avuga neza, abatuje, abaciye bugufi, abakominika neza, ashobora kuganira neza. Bese umugabo ari kurambagiza niwe mwana mwiza ku isi. Hanyuma ubwonko bwacu uko bukoze, iyo akugejejeyo buhita bwifunga kuko bukora ikintu kimwe gusa, bugahita bujya gushaka amafaranga. Iyo yagiye gushaka amafaranga ntiyibuka ko mu rugo yasize umugore. Wa muntu yaguhamagara inshuro 15 ku munsi, azamara umunsi wose ataguhamagaye. Niyo yaguhamagaye abaguha amabwiriza, ukora ibi, ukora ibi, ukora ibi, nta ndagukunda, nta waramutse, ni amabwiriza gusa. Abagabo niko duteye. Kandi amafaranga iyo abonetse ntugire ngo ahita agaruka, ahita ajya gushaka kubaka inzu. Inzu niboneka azabatekereza imodoka, imodoka niboneka azahora. Hanyuma wa muntu yaje ategereje ko gukundwa, kubwirwa neza, kwitabwaho, guteteshwa. Ibyo bintu mvuze birakomeretsa, ukuri kose birakomeretsa. Hanyuma abagore benshi buzuye ibikomere, buzuye ibikomere pe. buzuye ibikomere.
ariko nagira ngo mbibutse ko gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Ejo nzabwira abagabo ukuntu umugore atakunzwe adashobora kubona icyaha abana. Umujinya yatewe n'umugabo we, abana nibo bawishura. Nigeze kubona umumama ari gukubita umwana yakuyemo urukamba mbiri, ahondagura umwana, mbona umwana ataye ubwenge. Nari umushitsi wabo uwo munsi. Mpita nsohoka hanze ndamubwira madame, guhana umwana Bibiliya irabyemera, ariko uyu mujinya umuhananye ntabwo ukwiriye abantu b'Imana. Arambwira ngo nuko utazi ukuntu ncase kimeze. Yani ukuntu ncase kimeze abana bari kubyishura. Hoho uyu mwana yasanase byo bibari ibindi. Nagira mbabwiza ukuri, gusharira kose n'uburakari mu bihe Yesu. Mu bihe Yesu mu musaraba wakira ubusharire bwacu, hanyuma tukakira ihumure ry'Imana. Icya munani kigaragaza umugore yavuye mu mwanya we ni ukwigereranya n'abandi, ugashaka kuba utari we. Ntuzi kuri speciale, mbese uhora wigereranya n'abandi, uhora wumva wowe uciriritse, ugahora wigereranya n'abandi. Kwigereranya n'abandi ni bibi. Gushaka kuba utari we. Abandi bambaye ibi bitenge, abandi baguze isaha, abandi bafite iyi telefone, abandi bageze kuri ibi, abandi. Mwabadamu twahuriye hano, nagira ngo mbibutse ko tutari mu marushanwa y'ubuzima. Gerageza ube wowe muri Kristo Yesu. Abandi bageze kuri ibi, nawe uzabigeraho mu gihe Imana ishaka. Kandi nubwo utabigeraho, kubaha Imana yo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu. Iyo umuntu ahora yigereranya, abahungu banjye iyo turiho turaganira ndababwira, rero nimugashake gufatira icyitegererezo ku basitare bamwe babatinganyi, ngo nuko bafite amafaranga menshi, cyangwa ejo nimugoroba nababwiye ukuntu iyo umusitari wo muri Amerika yiyogoshesheje, ukuntu dusanga ibihugu byose bose ariko biyogoshesheje. Ariko uwo muntu dufatiraho icyitegererezo ninde? Ni umuntu yananiwe n'ubuzima. Kwigereranya n'abandi rero ni ikigaragaza kuri empty. Hari ahantu hari vide ushaka kuzuza. Uzase na Kristo. Bibiliya avuga ngo mugandukira abagabo nkuko mugandukira. Wowe tugomba gufata icyitegererezo n'umwe ni Kristo. We kwigereranya n'abandi. Icyacenda, guhora usezeranya abantu ibintu byinshi biruta ibyo ubasha gusohoza. Ubwo mu ijambo rimwe no kwirarira. Imigani 21 umurongo wa 5 haravuga ngo ibyo umunyamwete atekereza bizana ubukire, ariko ubwira bwinshi bwiriza ubusa. Ubwira bwinshi bwiriza ubusa. Uzi guhora usezeranya abantu ibintu utazakora. Reka mbibutse ko abana iyo umubwiye ngo ndakuzanira umugati ntuwuzane, uzaba uremye mamubesha, azahita avangirwa mu mutwe. Nusezeranira ikintu umwana uhakikishe ko wagikoze. Niba wamubwiye ngo ndaguhana, uzakore ku buryo umuhana. Kubera ko ubutaha azaguca amazi. Guca amazi mujya mubyumva. Gusharira kose, guhora usezeranya abantu ibintu byinshi biruta ibyo ubasha gusohoza. Reka mbabwire ngewe imyaka maze mu murimo w'Imana, nabonye no mu rusengero aho umuntu ahaguruka mu iteraniro turi kwitangira kubaka cyangwa ikindi, umuntu akavuga ngo nzabaho 5,000, kazategereza ugaheba. Niba umuntu ashobora gutinyuka mu nzu y'Imana mu ruhame rw'abantu ugasezeranya ibintu utazasohoza, ndemeranywa ko ushobora kugera imbere ubushobozi bukabura, ariko usanga uwo wasezeranije wisegura umubwiye ati mbabarira, nibwo bunyangamugayo. Icya 10, Imigani 21 umurongo wa 5. Icya 10, kutita ku kubaka imigenderanire n'abantu bafite icyo bakungura mu buryo bwose. Kutita ku kubaka
imigenderanire n'abantu bafite icyo bakungura mu buryo bwose. Imigani 27 umurongo wa 17. Uko icuma gicyaza ikindi niko umuntu acyaza mugenzi we. Uko icuma gicyaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. Kutita ku kubaka imigenderanire n'abantu bafite icyo bakungura mu buryo bwose. Mwari muzi ko ibintu byose tuzi twabyigiye ku bandi. Niba ndi gukora ijambo ry'Imana nangiyigishijwe n'abandi, ntabwo navuye iwacu nzi kwigisha. Hari umuntu yakubwiye ngo iri bara n'umweru, ririya n'umutuku. Hari umuntu yakubwiye ngo rimwe uteranyijeho rimwe ni kabiri. Nta ikindi, ntabwo Imana yafata ibintu byiza ngo byose ngo bishire mu muntu umwe. Umwe ushobora kumwigiraho guteka, undi akamwigiraho kuvuga neza, undi ukamwigiraho kwishima, undi ukamwigiraho gutanga, hanyuma ibyo bintu biteranyije bibyara wowe wuzuye. Ariko iyo utubaka imigenderanire n'abantu bafite icyo bakungura, uzagumana ibyawe kandi ujye umenya ngo niko bigenda. Ntabwo ariko bigenda. Mbabwiza ukuri, umuntu udafite icyo yakungura ntimukabe inshuti. Ibyo mvuze murabyumvishe? Umuntu udafite ikintu wakwigiraho ntimukabe inshuti, ntimukagendane pe. Noneho ukwiye nawe kuba wicara ukavuga ngo muri amezi 6 cyangwa uyu mwaka ni ikihe kintu gishasha nungutse. Abahanga baravuga ngo ubuzima bwose bugizwe no kwiga. Ntukayumara umunsi utungutse akantu gashasha. Akantu gashasha ushobora kugakora mu kinyamakuru, ushobora kugasanga kuri Google, wagasanga kuri mugenzi wa. Gerageza ku buryo abazungu bakundira ukuntu nubwo yaba yarize ari dogiteri, hari ukuntu agenda muri kwa kwiga utuntu dushasha akajya kwiga nko kogosha. Hanyuma nyuma y'amezi 6 akaziga nko kudoda. Ari dogiteri akaziga nko kudoda. Hanyuma ikindi gihe akagenda kwiga nko guteka nk'amezi 3 agakora ikositu, ako gasertifika akaba akabitse. Abanyafrika turabanebwe singe wahera. Hari ukuntu nyine uba wumva uri mu rwego. Nuhagarika kwiga uzamenye ko uhagaritse kubaho. Ukwiye kuba wunguka akantu gashasha. Rero gerageza kubaka imigenderanire n'abantu bafite icyo bakungura. Kubera iki? Ntabwo Imana ishobora gufata impano zose ngo zishire mu muntu umwe. Umwe ashobora kuba azi leadership, undi ashobora kuba azi uburere bw'umwana, undi ashobora kuba azi guteka, undi ashobora kuba azi ikindi kintu. Ibyo bintu byose ntushobora kumenya byose icyarimwe. 11 kutagira umwanya wawe wihariye wo kwiherera, gutekereza, gusenga, kwikorera evaluation y'ibintu umaze mu igihe. Kutagira umwanya wawe ngo usubire inyuma wikoreye evaluation ukavuga ati ariko uru rugo ko narujemo maze gutera intambwe zingahe. Mbabwira akantu gakomeye. Mperuka gutekereza nsanga ahantu twashatse cyangwa aho twashatswe Imana dutumye nk'aba missionnaire. None nturarangiza kuzana impinduka ku mugabo wawe, ubwo uzafata aho washatse bene wabo ryari. Ni byiza ko wicara ugafata umwanya wawe ukiyevariwe, ugatekereza, ugasenga, hanyuma ukiyevariwe, ukibaza ngo ibintu maze iminsi nkora buya niko nakagombye kuba mbikora. Ese bundi niko bikogo? Hanyuma aho wacitse intege, Dawidi yavuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye, buriya ntibivuze ko gucika intege bibaho. Urakoze cyane. Murebe hano, dufate kuyu ari wowe, hanyuma iki tugifate nk'ikidomoro cy'amazi cyangwa tanka.
hano hacometseho umugabo, hacometseho abana, hacometseho ubuzima, hacometseho bene wabo, umuryango mugari hacometseho, byose bivoma hano. Aya mazi azagumamo ra? None niba usohora udafite aho winjiriza uzabaho gute? Muzi iyo Bibiliya ivuga ngo muganduke nkuko mugandukira Kristo, ubwo bivuze ngo Kristo agomba kuba asubizamo ibyavuyemo. Hanyuma mubwira akantu gakomeye, iyo amazi hanashizemo ntabwo usigara uri empty, uhita utanga kamere n'ibiri mu bwenge ugasangiza abandi bikomere. Kandi ibyo bintu ntabwo byakiza umuntu. Yani ese mbabwire gute mana, mbuze ukuntu mbivuga. Nusukira icyayi umugabo uzahakikishe ko gikoze ku bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Icyayi usutse kuko uri umugore gusa gikora mu gifu, ariko icyayi cyaherekejwe no gusenga nuko wasubijwemo imbaraga n'Imana no kwinginga Imana gihindura mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Hanyuma ubibira mu mubiri azasarura. Nusasa uburiri uhakikishe ko ubwo buriri buri bukore mu bice bitatu: hari icyo buri bukore mu mwuka we, mu bugingo bwe no mu mubiri we. Yani ngiye bantanze kimwe mu 10, mfite imyaka 13, njya kubana n'abamisiyoneri. Bari abagabo. Umugabo udaheruka gukora sex aba afite umujinya. Hari ukuntu nyene byikora mu bwonko, niko bimeze. Noneho abo bagabo babaga bamaze imyaka nk'ibiri 3 badaheruka iwabo. None bagatangira kumbwira, uhora usasa ibintu bimwe, ubwo ibindi nari mbizi narabikuye. Yaba yariye igishimbo kitameze neza akazantuka nk'imizi. Kandi sinagiye kuba umukozi, ndi icacumi. Noneho niga ubwenge, mpitangira gusenga, mbwira Imana, mana ko hano ngiye kuhaburira ubugingo, kandi uzi ikintu nize. Imana yarambwiye ngo ikibazo cyawe urashaka gukora ibintu yanyigisha ikimenyetso cy'umusaraba. Urashaka gukora ibintu bitambitse, urashaka ko bagukomera mu mashi, urashaka ko babwira ko bikoze neza, urashaka ibintu bitambitse. Ariko nushiramwo nge nzamenya ukuntu manuka mbiha umugisha, hanyuma mbisiga ubwiza bizana impinduka. Ndavuga mana urankoreye. Narangiza gusasa uburiri ngahita mfukama nkinga, ngapfukama imbere y'uburiri nkabusengera. Mwami Yesu, umukozi wawe najyama muri ubu buriri umuroteshe ibyo azatwigisha ku munsi w'ejo mu iteraniro. Ubuntu bw'Imana umuhe gusinzira neza, umukize umunaniro wose. Ntawongeye kumbwira ko nsasa nabi. Nyene kibica mukora ibintu bitambika gusa, kandi ibintu bitambika bihinduka mayinazi gukuramo. Uzajya ubone hari ikintu kigukuramo hagati yawe n'umugabo wavunitse, ibitunguru byakuriye mu maso, uyu ananirwe kubishima kubera iki biratambika gusa. Ariko nushire nk'igiti gihagaze ukabanza gusabana n'Imana kubw'ibyo bintu, bizavugana n'umutima kuruta igifu. Cya 12, kuba warakoze ibintu byinshi ariko nta na kimwe warangije. Ugahora ukora ibintu byinshi, ugahorana umunaniro, ariko wasubiza amaso inyuma ukabura ikintu na kimwe wakoze neza. Ugasanga nta kintu na kimwe wakoze ngo urangize. Yani ukwiye gutera intambwe nke ariko z'ukuri. Kandi bimvuze nzi ukuntu biremereye, kubera ko imiterere y'abadamu n'abantu bafite ubushobozi batekereza ibintu byinshi icyarimwe. Nubona umugore utwara imodoka neza mu muhanda uzamushimire, kubera ko abadamu benshi batwara nabi kuki. Atwara imodoka atekereza ko yasize icumba kidakinze, hanyuma akaba atwaye imodoka mu muhanda anatekereza ko umwana ari buve ku ishuri akabura umwakira. Ubwo ari mu muhanda agatwara imodoka mu muhanda atekereza, donko ubwonko buba burangaye. Kubera iki?
imiterere yanyu ikorera ibintu byinshi icyarimwe. Hanyuma ubwenge burihe rero? Ni ukwibaza ngo muri ibi bintu byinshi nkorera icyarimwe byose biruzura. Kuri nge rero ni ukwiga gutegeka imiterere yawe, ukajya usubira inyuma ukibaza ngo muri ibi bintu byinshi ni iki cyuzuye. Kubera iki? Imana irema mu itangiriro ngo yasubira inyuma ikavuga ngo ibi bintu nkoze ni byiza. Yani kutagira umwanya wo gusubira inyuma ngo wibaze ngo ibi bintu nkoze ni byiza. Kandi nagira ngo mbibutse ko ikintu Imana yavuze ngo ni cyiza kuva uwo munsi bivuga ni uwo munsi ni cyiza. Nta kintu wagihinduraho, ni cyiza. Uzakore bike ariko byiza. Nari mvuze ngo uzakore bike ariko ubikore neza. Ibyo rero bisaba kumenya imiterere yanjye imeze ite. Hanyuma 13 ni ugutinda ku makuru y'abandi n'ibyo bakuvuze n'ibisha byadutse. Umuntu yaje guterana ukabuza urukweto yambaye n'ukuntu imyenda amabara atajyanye. Gutinda ku makuru y'abandi, gutinda ku makuru y'abandi, ukajya ukora iperereza ngo umenye ibyo bakuvuze. Wajya ngo naje ku rusengero ubwo waje wambaye umwenda musha, hajya ngo basigaye bavuga ngo iki. Koko ufite umwanya wo kumenya amakuru y'ibyadutse n'ibyo bakuvuze ko bizagusaza gusana? Urashaka kwemeza ndeze? Nimureba ko turi hano Nairobi, ubu hari abantu amakuru yo hakujya hariya yose ararayamenye. Aho batsinze, aho batsinzwe, aho no. Ari ikintu kimwe ntakundira ibitangazamakuru. Amakuru baduha nayo ibitagenze neza gusa. Wagira ngo nibyo byitwa itangazamakuru. France 24, Al Jazeera, TV 5 n'ibindi. Breaking news, akantu kabi gusa. Umuhanda wubatswe nta wuvuga, amashanyarazi mashasha baje yazanye nta uyavuga, urusengero rwafunguwe rushasha n'abakijijwe nta ubivuga, ariko pastor niwe kwishura ubukode. Niyo nkuru. Ninde yabashinze kwamamaza ibyo Satani akora? Yabashinze ahubwo muririmbye arimbye ngo nkunda kumva amakuru y'umugo ari hejuru hatagira ibyago. Mwashatse amakuru yo mu ijuru ko ari yatanga ihumure yonyine. Gutinda ku makuru y'abandi no guha agaciro ibyo bakuvuze tumutera imbere, ahubwo bizagukura mu mwanya wawe. Ibyo mvuze byanditse mu Migani 16:28. Umuntu ugoreka ukuri ababiba intonganya, kandi uneguranira mu byongorerano atandukanya inshuti z'amagara. Umuntu ugoreka ukuri ababiba intonganya, kandi uneguranira mu byongorerano atandukanya inshuti z'amagara. 14:28. Icya 14, kutamenya kuzuza inshingano zawe, ahubwo ugahora unegura abo mubana ku byo batuzuza neza. Kutamenya kuzuza inshingano zawe, ahubwo ugahora unegura abo mubana ku byo batuzuza neza. Inshingano z'umugore ni zingahe? Reka nzihore nzazivugaho ejo nimbona akanya. Ariko uzi gushaka, nta muntu yigeze akubwira ngo umugore yuzuza inshingano zimeze gutyo. Hari ibintu nka 3 cyangwa 4 ugomba kubuza. Icya mbere ni imiterere yawe. Imiterere yawe. Icya kabiri ni ururimi rw'urukundo kuri wowe.
hanyuma icya gatatu ni inshingano zawe. Bimvuze byose biraremereye. Ururimi rw'urukundo, imiterere yawe, ururimi rw'urukundo no kuzuza inshingano. uzi ko ari abagabo n'abagore nzi bazashwana kugeza bapfuye kandi bakijijwe, kubera ko buri wese ntazi imiterere ya mugenzi we, nawe ubwe ntiyizi. Ntazi niba ari umusange, ntazi niba ari umukorerike, ntazi niba ari umumelankolike, ntazi groupe sangeye, ntazi rezisi, nta na kimwe azi. Hanyuma ntazi ururimi rw'urukundo. Icyaga kuzuza inshingano. Imiterere, kumenya imiterere yawe. Kutamenya kuzuza inshingano zawe, ahubwo ugahora unegura abandi mu byo batuzuza neza. Ndabona ntuzi inshingano zawe, ahubwo uhora ubwira ngo utunga urutoka abandi ibyo batuzuza neza. Mbibutse ko abagabo, nagira ngo mbibutse ko abagabo, iyo uhora umusubiriramo ibyo atabashije, ushobora gushiduka abaye ikiremba. Mu mutwe w'umugabo ntibikwigwamo kumugereranya n'undi mugabo. Buri mugabo wese azi ko ari wo hatari ku isi. Iyo umubwire ngo runaka bageze kuri runaka babikora, mu mutwe w'umugabo ntabwo bikwigwamo, uba urimo kumwica. Kandi abadamu ni abana beza, ashobora kubyuka akabwira umugabo ngo ariko ko tutubaka etaje kandi bakodesha, nayo ubukode yayabuze. Abadamu ni abana beza ku buryo ashobora kuba akugwaje mu bitaro urimo serumu, akavuga ngo nubwo uryamye aha ngo abana babirukanye ku ishuri, ngo na gaze yashize. Ukibaza ko ari ukugwaje ubu ko karagira ngo igende. Ndabona ni abana beza gutyo. Rero mu nshingano enye z'abadamu harimo kumenya gukomeza umugabo wawe n'igihe yatsinzwe, ukamenya kumukomeza n'igihe utarimo kubyumva, kuko abagabo hagiye natwe tuvuga ibintu bitumvikana. Akazana igiporoje kiremereye nayo umuceri yabuze. Duhora tureba ibisenge bishasha by'amazu, imodoka nshasha baguze, ni nk'ibyo tuba. Rero ubwenge burihe? Wenda akunda umupira, ugahita umuhagara hejuru, waje tukajya kuryama, ibyo bintu byawe ubureba, mbega ngo urabyica we. Iyo uzi ubwenge umwicara iruhande, washaka gusinzira ukamujyama ku bibero, hanyuma akagira isoni akaza mukajya kuryama, ejo ntazongera kureba. Ariko nutangira kumubwira ko ibyo bintu abakinnyi bo ku isi nta n'umwe uzi, nta n'umupira sigora ururimi rw'urukundo rwawe, we gerageza umwicare iruhande basi, ariko we kumufobya kubera ko azagendera kimwe, ubutazajya kurebera mu kabari. Icya 15, kutagaragaza ubwenge mu byo ukora. Kutagaragaza ubwenge mu byo ukora kuko utamenye ko urugo rwubakwa n'ubwenge. Abefeso 5:15, nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguza uburyo mwete kuko iminsi ari mibi. Imigani 14:1, umugore w'umutima wese yubaka urugo, umugore w'ubwenge wese yubaka urugo, ariko umupfu bwe ararusenya. Mwabadamu nimushaka n'ibindi navuze ni mu byibagirwa, musigarane ikintu kimwe, urugo rwubakwa n'ubwenge. Urugo rwubakwa n'ubwenge, kandi ku bagabo n'abagore bombi bagomba kwiga ubwenge. Nzabigarukaho.
16 iyo umuntu yavuye mu mwanya we ahinduka materialisme, no akunda ibintu, guhahamira cyane ubutunzi bikamutesha umutwe. Muzi bene wacu bagiye Canada, Amerika, Burayi n'ahandi, hari ubwo akora utuzi nka 3 kubera ko nyine amafaranga arayashaka, agakora utuzi nka 3 kandi gukora ni byiza, ariko ntamenye ko ibyo bizica ubusabane bwe n'abo babana, umugabo we cyangwa umugore we, umugore we cyangwa umugabo we. Uzi kumara amezi 6 abantu mubana mudahuriye ku meza, mudashobora kurebana mu maso ngo musangire, muzubukana bifite. Yego ndemera ko twagize ibirarane by'ubukene, twagize ibirarane by'inzara, twagize ibirarane, ariko nawe wirinde guhahamira mu bice bivuze, no guhora kuba umeze nkaho ufite umworera. Ubutunzi ni bwiza, ariko tukiye kugira imbaraga zitegeka ubutunzi. Nta bantu muzi babanye bakenye bakira bikabananira kubana. Hanyuma cya 17 sigaje 2 ngahita nsoza. Kutamenya urufite mu imbaraga ngo bari guteza imbere, ahubwo ukita ku ruhande ufite mu intege, kuko ari byo bahora bagusubiriramo. Kutamenya uruhande ufite mu imbaraga ngo ruteze imbere, ahubwo ukita ku ruhande ufite mu intege nke, kuko ari byo bahora bagusubiriramo. Yani kuva igihe bakubwira ko udaseka neza, iyo usetse ugira ngo kaburangije, nta wakubonera mu kanwa. Nzagira ngo izo nizo ntege nke ufite zonyine ko yani hari ahandi hantu ufite intege nke. Ushobora kuba utazi kimwe, ariko hari ikindi ukora neza kurutaho. Ariko kuko yewe ari igihe nyambwira abantu ntibakajya bambwira intege nke zanjye, kubera ko washa aho mvuka barazimbwiye, kwishura aho niga barazimbwiye, no kuri birete nazibonagaho, hanyuma no ku rusengero aho nasengeraga nabwo barazimbwiye. None se muragira ngo mbigenze gute? Buri wese kwisagira imbaraga akagira n'intege nke. Ikintu nkwiye gukora ni ikire kugira ngo nsoze umuhamagaro wanjye, nkwiye kwitaho mfite imbaraga. Uzi kwita kuho ufite intege nke, ukazarinda upfa utamenya imbaraga ufite. Ntabwo mubyumvisha. Intege nke ni ibintu bakubwiye ko utazi gukora neza, ni ibintu nawe uzi nyine ko udakora neza, udashoboye. Ariko hari ibindi bintu ushoboye ukora neza. Ushobora kuba utazi kwita ku myenda y'umugabo n'urugero, ariko ukaba uzi gushaka amafaranga n'iyo myenda ukaba waragize uruhare rwo kuyigura. Ubwo izo ntabwo ari imbaraga. Ushobora kuba utari muremure, ukaba nyine utari muremure, ariko ukaba ushobora guseka abantu bose bakaruhuka. Ushobora kuba udakorera amafaranga buri kwezi, utabona amafaranga, ariko uzi gushira urugo ku murongo ku buryo umuntu agwinjiramo agahita abona ko hari umugore. Ibyo bintu byose mvuze si imbaraga. Gerageza wite aho ufite imbaraga, umagisimize mu kubikora neza, we kwita ku ruhande ufitemo. Mwarabonye ukuntu abakobwa bagufi bose bambara inkweto ndende, nta na santimetero yiyongereyeho, ariko kubera igikomere cy'ubugufi. Nagira ngo mbibutse ko ku badamu kirazira kwambara inkweto ndende, kubera kujya mu mihango amagufa yabo aba adakomeye. Iyo wambaye inkweto ndende amagufa yideforma byoroshye, bizasoza
yego bizasoza umugongo ukujya. Ariko kubera gusa ko bakubwiye ko uri mugufi ukiyangiza, we kwita ku ruhande ufite imwe intege nke, hari ahandi uhantu ufite imbaraga. Gerageza, ushobora kuba utazi imibare ariko wenda uzi igifaransa n'icyongereza. Kuba utazi imibare si iherezo ry'ubuzima. Ushobora kuba utazi icyongereza ariko wenda uzi ikindi. We kwita ku ruhande ufite mwe intege nke gusa, gerageza kwita ufite imbaraga. Paulo azi kubwiriza abanyamahanga, ni misiyoneri, ariko Petero ashobora kwita ku bayuda bene wabo. Ntabwo twese tuzajya mu banyamahanga, nta nubwo tuzajya mu bayuda. Gerageza wite ku ruhande ufite mwe imbaraga. Icya 18, kudakora planification nziza bigatuma utagera ku ntego nziza bikoroheye, ugahora mu nzitizi, blockage. Kudaplanifiya, gupanga, kutamenya gupangira. Abantu bakoze agenda narabakunze pe. Uzi ko agenda iba ari y'umwaka, ariko iyo bigeze mu mezi 6 nabwo biba bigabanyije, no mu mezi 3 no mu kwezi, icyumweru n'umunsi, umunsi bakawugabanya mu masaha. Kuba badafite agenda, bafite smartphone, hari akantu muri telefone bita to-do list. To-do list ushobora kwandikamwo buri saha ikintu uri bukore, telefone ikakwibutsa. Yani kutamenya guplanifiya, kutamenya gupangira umunsi, ukagira umunsi uri aho gusa, umunsi uri aho utateguye, utasengeye, utazi ngo nzakora mwiki, bituma utagera ku ntego nziza y'ubuzima, hanyuma ugahora mu nzitizi. Ntumenye uko wazibonera igisubizo, ntumenye uko wagabanya amakosa, kubera ko ibaze kubana n'umuntu uhora ukubwira ati ibi bintu birambabaza, birangora, akazabikubwira umwaka umwe, 2, 3, 5 utarabasha kubyikosoramo. Uyu ugerageza winjire mu munsi wawe upangiye, hanyuma nibishoboka upangira icyumweru, nibinashoboka upangira amezi 6, nibishoboka upangira umwaka, hanyuma wirinde gushaka kubigereraho byose icyarimwe. Cya 19 kibanziriza cya nyuma, kutabaho ubuzima buri equilibre, balance life. Ntumenye umwanya w'urugo, umwanya wo gushaka umugati, ubuzima, akazi, n'umwanya wa sociale n'urusengero. Nta balance ugira mu buzima. Ntumenye umwanya w'urugo, umwanya wo gushaka amafaranga n'ibitunga urugo, akazi, ntumenye n'umwanya w'urusengero na sociale. Icyo kintu kiratwishe nk'abarokore. Hari ukuntu ubuzima bwacu buhengamira ahantu hamwe. Uwagiye gusenga ntiyibuka ko yasize abana mu rugo, uwagiye gushaka amafaranga ntiyibuka ko mu rugo abantu bamukeneye, abayumva niba azana amafaranga n'ibindi byose bizagugwa n'amafaranga, ariko uko kwiyumva namwe nta mafaranga wabigura. Gerageza ubeho ubuzima buri equilibre. Twese dufite amasaha 28, kandi amasaha 28 bamwe bayakoresha neza, abandi bayakoresha nabi. Hanyuma icya 20 kirababaje cyane, ni ukwisanga ukora ibyaha bitewe n'ibibazo wanyuzemo. Kwisanga ukora ibyaha bivuye mu bibazo wanyuzemo. Mbabwira akantu katari keza. Abagore bamwe barasambana, ariko gusambana kwabo sinshaka kubiha ishingiro, biba bivuye muri bya bibazo byose navuze haruguru yanyuzemo, hanyuma bitakemutse. Mwari muzi ko umugore, ejo nimbyibuka nzabibwira abagabo,
mwari muzi ko umugore akenera gukogwaho inshuro 79 ku munsi. Umugore akenera gukogwaho inshuro 79 ku munsi. Hanyuma ukaba ufite umugabo utagukoraho, ataguhobera, atakubwira ko wambaye neza, atakubwira ko uri mwiza. Ibyo bintu ukaba ubitegereje imyaka nka 15 mu maranye. Umunsi byaguka ukabona ubigukorera. Ushobora gushiduka wakuyemo ijipo utabizi. Numenye igihe wayikuriyemo. Kubera guhaye ico wabuze. Abantu benshi bakora ibyaha kubera bya bibazo navuze haruguru banyuzemo bitigeze bikemuka, ukazisanga usigaye. Ibyo mvuze birasa nkaho byoroshe. Mbabwira ikindi gikomeye, abantu benshi bafitanye amakimbirane n'Imana. Mana, kuki wemeye ko njya muri uru rugo? Kuki wemeye ko nshaka uyu mugabo? Kuki wemeye ko mbaho ubu buzima? Kuki wabyemeye? None se Imana ninde uzabakiranwa? Ni pastor? Imana mufitanye amakimbirane ko ariyo muhura ninde uzakurengera koko? Umva, Imana irigenga mu byikora, ifite souveraine, ndongo iri souveraine, ntigira amakosa, irakiranuka mu byikora. Abantu benshi babayeho ubuzima burimo amaganya, burimo kwiganyira, burimo umubabaro, burimo gukomereka, burimo ibyaha biteye ubwoba. Ntabwo nshaka kubivuga. Hanyuma vuba ni gute twabikemura? Icambere, wihana ibyo wagizemo uruhare. Wemeranywe n'umutima uvuga tumva mvuga nabi, ndi umunyamujinya, ngira intonganya, simbana amahoro n'abandi. Gerageza ibyo wagizemo uruhare ubyihana. Icyo nico cambere, kwihana ibyo wagizemo uruhare. Icya kabiri, gerageza gukira ibikomere byaba ibyo wagiriye iwanyu cyangwa ibyo wagiriye mu rugo. Shaka umukansara agufasha. Mbabwire ikintu gikomeye. Abanyafrika twari dukomeye pe, ni ukuri kw'Imana. Muzi ko ibihugu biteye imbere umuntu aba afite muganga we, aba afite umusosiyare we, aba afite umukansara we, aba afite umunyamategeko we, aba afite umunitritioniste, aba afite pasiteri yakijijwe. Noneho abo bantu bose bategetswe buri mezi 3 kuguhamagara bakakubaza uko wiyumva. Muganga akakubaza, bagukore full check up. Ahantu nabwirije mu Buhindi, Abanyafrika bajya kwivuzayo 90% bajya kwivuza kanseri bagenda igeze ku rwego rwa 4. Ntaco bari bubamarira. Kubera iki? Mu buzima nta check up akora. Ntazi igihe yamufatiye, ntazi. Murabizi inkondo y'umura, muzi abadamu kuntu bagira ama infection atavugwa neza, muzi ibibyimba mu nda, muzi ibintu byinshi, ariko nta check up, ntitunabifitiye ubushobozi. Abagabo bize kaminuza, abenshi ntibazi ko bagira prostate. Kandi uko inkondo y'umura ikarigwa na kanseri, niko na prostate nayo. Ariko umuntu wese ari hejuru y'imyaka 40 akagombye kuba akora ibyo. Ariko ntaco bitubwiye. Noneho umusosiyare araguhamagara mu mezi 3 akakubaza ngo ubanye neza n'abaturanyi, nta rusaku, imodoka ugendamwe nta kibazo iguteye. Umunitritioniste akakubaza ngo ufungura gute. Hanyuma umunyamategeko akakubaza ngo nkunganire he. Buriya amategeko turayakeneye. Nta n'umuntu yemerewe kuvuga ko atazi itegeko ryaratowe. Twebwe byose urabyimenyera. Nukuri twari dukomeye, turi byose muri byose. Ariko amakosa dukoramo, gerageza gukira ibikomere byibuze. Noneho kubera ubuzima twabayemo nta nuwo twizera. Ubu ntabwo navuga ngo aposo ngo mwese mumuzaho mukamubwira kari murore wapi.
Okay, mwebwe hano ni sawa. Ariko numva nakubaza ngo pastor wawe ninde? Ninde muntu ugufata ukuboko mu rugendo rw'ubuzima? Ninde muntu wabwira akari ku mutima? Ninde muntu wakomeretse akubwira inama? Ninde muntu? Niba udafite umuntu bene uwo muntu uzakora amakosa menshi mu buzima. Twihana ibyo twagizemo uruhare, dukira ibikomere. Icya gatatu, twubaka ubusabane bwacu n'Imana. Numva nshaka kubabaza akabazo, mumbwize ukuri, ibyo mutanga mubikurahe? Niba utabikura kuri umva Bibiliya yatubwiye ngo mugandukire abagabo nk'uko mugandukira. Ubwo bivuze ngo ugomba kubaka ubusabane n'Imana, iby'Imana iguhaye akaba ari byo usangiza umugabo wawe n'abana bawe n'abashitsi n'abagendi wawe. Niba udafitanye ubusabane bwiza n'Imana, ni ukuri kose uzaburisha gutanga. Navuze ko uzatanga ibikomere n'ibiri mu bwenge. Gerageza wubaka ubusabane. Haleluya. Reka mbabwize ukuri, umusaraba kiriya giti gihagaze, iyo wakomeretse wahuye na bya bintu byose byakugoye, ni byiza kubyegeranya ukabizamukana kuri Yesu. Ukavuga ati mwami nababaye, yambwiye nabi kandi niteguye no kusaba imbabazi. Ukagerageza kubimuzanira. Nubimuzanira bizagabanya ubukana, uzaruhuka umutima. Ariko nukominika bikiri, mwabiza abadamu ukuntu bateye, barihangana, akihangana, akabibika. Ubwo yabuze ahavugira, umunsi bizasohoka bombi gaturika, akabisohorana n'amarangamutima yose, akagera igihe avogera arengana aho yagomba kugarukira. Kubera iki? Ntabwo yitaye ku giti gihagaze. Yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Uruhugwa nande? Nubibika bizakwica. Hanyuma ikindi ni ukumenya uriwe. Kumenya uriwe ni ukumenya impano zawe, icyo waremewe gukora, imiterere yawe. Kumenya uriwe ni ukumenya impano zawe, kumenya icyo waremewe gukora, imiterere yawe, n'icyakuzanye muri urwo rugo. Ukajya ushakamo impamvu y'ubumana buri gihe itumye uba muri urwo rugo, bizagufasha. Hanyuma ikindi ni ukumenya kwiyubaka mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ni bimwe navuze byo kwiga, ubwenge n'ibindi. Gerageza wiyubake. Buri kimwe cyose ukoze cubahiriza ibyo bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Hanyuma ikindi ni ukuganduka. Kugandukira umugabo Bibiliya hano ivuga harimo kumenya ubutware. Abagabo nyine Imana yabahaye ubutware. Hanyuma ikindi ni ugutanga icyubahiro, yani ni ukubaha. Hanyuma icya gatatu harimo iyerashi, uruhererekane, uburyo Imana yapanze ibintu. Mu rugo habanza Yesu, hagakurikira umugabo, hagakurikira umugore, hagakurikira abana n'abandi. Muri kwa kuntu isi irimo kurimbura uruhererekane, kuri ubu habanza umugore, hagakurikira umwana, hagakurikira imbwa n'ipusi, umugabo akaza nyuma. Aho ni isi igeze. Ibi mbabwiye muzabisanga hariya, niko bimeze. None reka mbabaza, ubu Imana yaribeshe kugira ngo Imana ipange ibintu gutyo? Mutekereza ko isi nibirimbura isi izagira amahoro? Wapi? Nasonye ubushakashatsi bwakozwe muri Justice ya Amerika. Buvuga ko, ndaza kubireba, ariko buvuga ko abana bakuze mu ngo zitarimwo ba papa 80% babanira abandi nabi.
90% y'abana bari mu muhanda muri Amerika nabakuriye mu ngo zitarimwo basi. Abantu bamwe ibiyobyabwenge cyane muri Amerika n'abantu bakuriye mu ngo zitagira basi. Iyo bavuze kugandukira umugabo, baba bavuze kumenya ubutware, kumenya icubahiro. Hari urugero nshaka gutanga, mu mbabarire ntaho nshaka gukomeretsa. Ntabwo ari shujanzanye, ntaho nshaka gukomeretsa, ariko ndashaka gutanga urwo rugero. Muri societe yacu, iyo umuntu ari umupfakazi afatwa gute? Come on. Nyene ndashaka ko tubiganiraho. Iyo umuntu ari umupfakazi muri societe yacu aba yubashwe. Ni kubera ko yatakaje icubahiro. Buri umugabo nubwo yaba atari wahatari, hari igihe basaba gukingiye basi akaba ahaguhagarariye nyene ibindi ukigwariza, ariko hakaba abari hanze batazibyo bakakubaha. Ingo zirimwo umudamu wenyene ziravogerwa, zirasuzugurwa. No mu rusengero hari ukuntu agaciro tubaha. Mwebwe hano muragerageza, ariko ahandi turabakomeretsa, abantu turabakomeretsa. Rero iyo bavuze kugandukira, bavuze ubutware, bavuze icubahiro, bavuze hierarchy. Ntabwo wakwica iby'Imana yavuze ngo ugire amahoro. Iyo bavuze ngo umugabo niwe mutwe w'umugore, baba bavuze kugendera mu iyerekwa. Hano sinsaba ko twemeranywa, ntabwo ndi basabe ko twemeranywa, kuko hari abagabo nabo batazi aho bava n'aho bajya, akaba adafite iyerekwa ashobora gusangiza abagize urugo. Kandi umudamu, abana n'umudamu bose bategereje kugendera mu iyerekwa ry'umugabo. Ubundi kuba umutwe birimo gutanga iyerekwa n'icerekezo. None urugo rwanyu hajya rumeze rute? Rugira iyerekwa, rugira icerekezo, mukora inama ryari? Mujya mwicara mukabiganiraho, mukashaka impamvu y'Imana yabahuje, mukaganira ku iyerekwa ry'urugo rwanyu. Bibutse ko urugo nta rugo rusa n'urundi ku isi, buri rugo rwose ni ikinege. None niba urwo rugo ari ikinege, Imana irutegerejeho iyerekwa n'icerekezo, mukaba ntabyo mugira, mubaho mute? Nzabigisha ikindi gihe ukuntu mwabigenza mukigwanaho. Hari abantu nyene, hari abagabo badafite umwanya, batagira iyerekwa, batagira n'icerekezo, bareka ibintu byose bigatemba nk'amazi, bikaba biraho. Abyara umwana, ntazi umwana ico azabaco, nta kintu c'ubumana muha, ni ibintu biraho gusa. N'umudamu we ntafite iyerekwa n'icerekezo, ugomba guhita uzenguruka ukajya kureba sha giti gihagaze. Kuko Paulo yavuze ngo niba umugabo atizera akaba abana n'umugabo yizera, no umugabo n'abatizera akabana n'umugore yizera, uwo mudamu ngo agomba gusenga, abana bagahumanurwa, ntabwo bazabahumanye. Gerageza wigwaneho, kandi mwibuke ko hari umugabo mukuru mwasezanye yitwa Yesu, uyu mutegerezaho buri kimwe cyose, hanyuma icyo yaguhaye uca inyuma ugisangiza abana bawe. Wubake igicaniro cy'urugo. Ntimuzavuge ibyo ngiye kuvuga byo, ntimuzavuge ko nabivuze. Abigayili yabwiye Dawidi, avuga ati umugabo wanjye ni ikigogi kandi niyo kamere ye. Birabishe gusa. Izina ni we muntu. Ntiwishireho amaraso. N'ubundi niko aremye, niko ateye. Nta yerekwa, nta cerekezo, ntazi ko wamugiriye neza, n'umuntu utazirikana. Rero ngo nkuzaniye ibiryo, nijya n'abantu bawe, ntiwishireho amaraso, kandi uzaba umwami. Ntuzaba umwami wicuza ko wamenye amaraso uyu muntu usanzwe n'ubundi ari iki. Arabiceceka. Mujye mumenya kwigwanaho bantu, bizabafasha.
hari akantu umushumba yavuze keza, Imana ishobora gusana umutima wawe urugo ntiruhagarare. Ntabwo igisubizo ari ukuva mu rugo. Imana yaguhiza ibikomere, urugo rugakomeza rukubakwa, kandi mugenzi wawe atari uhatari, sibyo? Hanyuma nagira mbabwire ko iyo bavuze ngo nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, umubiri urebye ingingo ziwugize bivuze ubumwe bw'abagize umuryango. Uzakore ku buryo wubaka ubumwe, hanyuma usibye ubumwe bw'abagize umuryango, ujye ukora byose mu nyungu za Kristo. Ibyo ukora byose nubwo batabigushimira, ariko ubikore mu nyungu za Kristo. Hanyuma wirinde uburiganya n'inyigisho mbi zishobora gutuma usenya urugo. Hanyuma umenye amahame yanditswe mu ijambo ry'Imana.